Aha, turabashuje cyane mwese mukurikiye Umuryango TV. Tubashimira cyane uburyo mukomeje kutugaragariza ko mutwitayeho. Abatanze ibitekerezo, abakunze ikiganiro twakoze ubushize, abakunze uburyo twabikoze, mwese big up. Abumvise wenda bitabafashaho cyane namwe big up kuko niwe mutuma tumenya ibyo tugomba guhindura. Hanyuma mwese turabakunda. Barimo kubasubiza ibyo atansuye. Umva nitwa okay none ubwo atangiye kundega ko mbasuhuza nta mushuhuje reka mbanze mbahe karibu ikaze cyane kuri mwese, Ikaze kuri wowe n'abariya. ikaze kuri we n'abariya. Reka duhe ikaze mugenzi wacu Liliane Uwineza. Twongere turihe ikaze nanone mu bwiza Jenny. Wow, when you say my name and I say your name, it's turabashuje cyane rero abari muri Kigali hano hagati, abari mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu bizengurutse u Rwanda bya Afrika birumvikana, n'abari hakurya y'amazi. Mwese turabashuje cyane. Ubundi buriya ku isi yabaye umudugudu, hari abakiri hakurya n'abakiri hakuno. Yes, hari abakiri hakurya y'amazi. Mu mudugudu. Kuko nubwo bwose duhuzwa Mu mudugudu w'iwanyu mufite abari hakurya n'abari hakuno. nubwo twaba dukomeza guhuzwa na internet tukaba nko mu mudugudu umwe, ariko still iyo hari ikintu ngushakaho cyangwa hari ikintu nshakaho iposita irakora. Iposita y'iki? Amafaranga ari kuri mobile money, world limit. Umuntu araba ari muri Amerika. None amafaranga ahita agera kuri telefone. Ubu se ko nshaka icyitwa miseline ndakibagiweho gatoya ko nshaka umurama w'ibihumyo byitwa champignon de Paris. Indege zikaba zitaragenda nabikurahe ariko n'agataro burya karakora. Wagiye hakurya kireze cyangwa ngoma. shakara ntago kari scientifique ntago kemezwa. Icyo nicyo kibazo. Ni ukuvuga kubera ko ari akiwacu ntiwakemera. Ubu mfite pleurote gusa ariko ntago ndimo kubona champignon de Paris, biriya bihumyo bindi nyine na biriya by'Abayapani ndabishaka. Ariko rero dukomeza tunagenda tunaganira n'abaduteza amatwi kandi banatureba. Buriya ngo hari ikibazo. Ikihe kibazo? Ngo nuko buriya guma mu rugo ibiraje. Hanyuma ngo abagabo n'abagore mwabigenje mute? Abagabo n'abagore twariyunze, urumva twafashe umwanya wo gukundana, tubwirana yuko burya bwose uri sheri nanjye nkabashusho. Kandi hari umuntu ahubwo numvise avuga ko mwashwanye. Abagore se n'abagabo bashwana bapfiki Mupfi safuriya. aya Bamwe babona hari umugabo winyuriraga hariya hirya kwa Mucoma, akubitayo nka brochette zingahe, yarangiza gushyiramo ibirayi nk'icumi, yagera mu rugo nyine akarura nawe uturyo dusanzwe. Noneho kubera ikibazo cyaguma mu rugo barateka ikiro akacyarura wese cyose wenyine. Ubundi wagize ngo buri ikiryo ni ikibazo, uwo nguwo uri kwarura ikiro bishobora kugaragara yuko wenda ari ukubera ko atagifite stress, ko impamvu ataryaga mu rugo yabaga yananiwe akananirwa kurya ibyo mu rugo. Ikibazo noneho cyaje kuri wa wundi usigaye pare chini hahandi munsi y'igitanda. Umva ko ari munsi y'igitanda nta nubwo ariho honyine. Reba wenda tuvuge buriya hariho wenda ariko bambabarire abantu bimereye gutyo bambabarire. Hari abamama wenda batari bamenyereye guteka ibintu byinshi, ugasanga wenda no mu rugo kubera ko harimo bafite amasafuriya mato none uyu munsi kubera ko ni ya safuriya iramo ikiro kimwe, none ko bari guteka ikiro kimwe kijya muri ya safuriya umuntu akaba aracyaruye cyose. Ese niba yateye pompage mu gitondo agakora na abdomino 20, icyo ni ikibazo. Undi abantu bakomeza ibintu bidakomeye. Ngiye mbonye urimo kurya nahita nguha amashyi nkavuga ngo bravo mugabo wanjye, komeza ukubita imyaka, ahubwo wowe ubwo ni wowe uzajya unamenya no guhaha. Mwana reka umugabo nyine uzibanga urya ni uhahira urugo. Yes, nari ngize ngo ntubizi. Umugabo utarya, abakobwa namwe bagore mutarashaka, Imana izabarinda umugabo utarya.
kuko niyo mumubwiye ngo umuceri washize aravuga ati murya mute, atangira kwibaza ngo ejo bundi ngo ibiri 10 nari nazanye ngo ubundi ngo bishize gute ngo mu gihe cy'icyumweru kimwe, kandi ari abana barindwi, kubera ko ngo azi ko ngo umuntu ngo kugira ngo ahage ngo abarya ibiko 3 by'umuceri byonyine. urumva ni ikibazo. Ariko si n'ibyo gusa, si n'ibyo gusa, buriya gahunda ya guma mu rugo ifite aba yabereye nziza, ariko ifite nabo nanone ngo yateje ibibazo. Reka duhere kuba yabereye nziza, aba yabereye mbi turaza kubasoreza. Aba yabereye nziza buriya ngo abagabo bamenye guteka n'abagore bamenye gusasa buri gihe, kuko hari igihe abyukaga mu gitondo agahita yikubitira, hanyuma se bakaza kongera kuburaramo budashashe, agasasa nijoro nyine arimo arwana n'abana na homework n'amashuri n'amasomo n'imbabura n'ibiryo n'ibiteko n'ibiki byose, akaba aribwo yibuka kujya gusasa kuko umugabo agiye kuza. Abagabo bamenye guterura impinja, aterura akana ukabona barabishoboye guheka, basigaye babizi. Ariko hari abagabo bamenye guheka abana, bamenye no guteka, bamenye no kuguma hamwe, ariko bamenye ko binashoboka, kuko hari umugabo wakubwiraga ati ariko sheri uretse wumve ako shu ubu koko ubu rarava ku kazi koko ngahita mitira hano koko nanyuze kuganira n'abandi bagabo, ubu ujya kuganira n'abandi. Ahubwo ngo niba hari ikigeragezo kigeze kibaho muri iyi si ni guma mu rugo ku bagabo. Oya, ariko abagabo bazima badafite amanyanga, guma ugeze no mu muziki, guma mu rugo yabereye nziza cyane, kuko ni hahandi yisanze noneho afite umwanya wose ushoboka wo kugira ngo yite kuri sa sheri. ariko impamvu uri kubivuga nuko uri umugore, nuko ni umugore. ku munsi wa mbere byari byiza, bararuhutse, no ku munsi wa kabiri, ariko ku munsi wa gatatu ikibazo cyarabaye ikibazo. Ikibazo kihe? Njye ntago ndimo ndacyumva. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu umugore n'umugabo bajya kubana kuko bakundana, sibyo? Kiretse wenda bahuye gifurifuri, kwa kundi tujya tuvuga ngo umuntu yaje, ariko se biracyabaho? Icyambere cyo gukocora n'ikibi kibaho, abantu benshi basigaye babana banaziranye. Ni gute wisanga muri confinement n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe kikaba ikibazo? Kuri icyo wari uvuze, ubu uyu munsi sinshobora guhura n'umuntu uyu munsi tukabana kandi tukabana neza, ubwo waba uri muri antikite. kubera iki se? Ibyo naho bikiba. Dore ukuntu mbyemera, nemera ko niba jyewe numvaga ko nkeneye umuntu wo kubana nawe, mbyumva ko nari mukeneye, nkahura n'umuntu nubwo duhuye umunsi nawe muri we yumvaga ko akeneye umuntu wo kubana nawe, nyamara reka da umuntu witwa bamwita ngo iki, ni umuntu njya nkurikira kuri Facebook witwa Mabongo Touré, ushobora kuba ari muri Afurika y'Uburengerazuba, sinibuka neza igihugu icyo ari cyo. Yaravuze ngo si l'amour sur ta porte, n'oublie pas trop vite. Parce qu'il y a les enfants qui jouent avec des sonnettes, qui veulent seulement jouer, et quand tu ouvres, ils courent. Ni ukuvuga ngo niba urukundo rukomanze ku muryango wawe, uretse guhita ukingura, ushobora gusanga ari umwana uri kwikinishiriza sonete wenyine. Ashobora kuba ari muri antikite, tuvuge abakundana igihe bamenyana igihe nyine bakazamara imyaka 10 bakundana, bagera nyuma bagaharurukana kubera nyine cya gihe tugezemo, kuko hari ibintu byinshi cyane bishobora gutuma abantu urukundo rukura nk'isabune. Ariko ahubwo twamenyanye uyu munsi tukaba twebwe no muri ya myaka tuzamara 10 zajya gushira ngo rubi rwo gushonga nk'isabune, ahubwo tumaze kugera kuri byinshi. Ubundi nako byakabaye bigene nako abantu benshi bajya bibaza ngo kubera ikingwe ingo za kera ngo abantu bashakanaga bataziranye ngo kandi zikaramba. Ubundi buri yuko abantu babana hari imisemburo bagenda basangira, hari nayo mpamvu igihe kigera ukabona basigaye banasa, urumva? Ni ukuvuga ngo abantu bashobora kujya gutya bakabana mu buryo bubatunguye, pardon, ariko kwa kubatungura uko bagenda babikundaniramo, uko bagenda burya mu Kinyarwanda bavuga ngo ngukinisha kurya ukabihagiramo. Ariko noneho abantu ntago bikimeze gutyo, kubera iki? Ntago bakibana n'umuntu umwe. Ku bintu bibabaje byabaye mu bashakanye mu gihe cyaguma mu rugo, uzi kuba uri umugabo wajya kubyuka ujya gupagasa, uyu munsi ukaba uri kwirwana n'umugore n'abana, nta n'icyo ufite cyo kubaha. Ntacyo ufite, kubera ko wari utunzwe nuko iyo wasohotse wagiye gupagasa wazanaga igitunga umuryango. Ubundi reka nkwereke,
ntacyo ufite cyo kubaha njye simbibona nk'ikibazo, kuko ikibi ni uko reka nkubwire inshuti yanjye, ntubibona nk'ikibazo. ikibi ni uko waba ufite icyo kubaha ukaba wakibimye. Abagore bamwe batwara ibintu bashaka kubitwarira hejuru, n'abagabo nabo barimo, sibyo? Reka mbagire inama. Ntabwo mbyumvise neza, ntabwo ndi kubyemeranya. Umwana ararira ashaka umugati, yaramenyereye ko papa nimugoroba ataha kubera ko abavuye gupagasa nyine akazana ipaki y'umugati. None uyu munsi yabonye papa yiriwe mu rugo nta mugati wabonetse nimugoroba, kandi mu gitondo umwana we ntashinzwe kumenya ngo ntibihari cyangwa nturimo kujya gukora. Ariko icyo ashaka ni umugati. Urimo ngo ntabwo ari ikibazo. Ntabwo ari ikibazo gute se? None se ukwimye wizi neza noneho ko anayafite. Umva, ndagira ngo nkubwire ibintu ikoranabuhanga ryazanye mu miryango mena mbere y'iyi confinement, sibyo? Mbere hari ukuntu umugabo yatahanaga amafaranga umushahara wose awuhembwe, bamwe bahemberwaga kuri banki cyangwa yakuyeho amafaranga runaka agahita aza akabika hariya ikofi, umugore akaba yagenda akavanamo inote ebyiri agahahira abana. Umugabo yaza gusinduka akamubwira ati rero nakuyemo 10, ubwo niba wagomba gukoma 30 yo kuzahaha kuno kwezi cyangwa 50 cyangwa 100 biterwa na buri rugo, 10 rikuremo nta kibazo. Nabonye abana batabwirirwa nyakuramo. Haje none icyitwa mobile money cyangwa se nibi bya nimvuga mobile money ndamvuze products y'abandi murambabarira, ariko ibintu bijyanye no kubika amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga. Umuntu udashaka kuguha amafaranga s'il vous plaît yakubita ku ikoranabuhanga cyangwa akaba afite n'ikarita ukazireba. Amabanki sindi basubiremo 1 2 3 4 zose zigiye ziriho amafaranga kandi ubizi neza ko ariho. Udashaka gukuraho n'igiceri kwa ko nta password ufite, sibyo? None uyu munsi ugiye gushkora n'umuntu ngo nuko ataguhaye ngo amafaranga muri confinement. Zizanjye urumva niba mu buryo urwo rugo rwari rubanye, umugabo niwe wari ufite uburyo ava mu rugo akagenda akajya guhahira umuryango, mama w'abana akaguma mu rugo nyine akita ku bana. None uyu munsi kubera gahunda yaguma mu rugo, umugabo ntarimo kubona uko agenda gushaka ya mafaranga, kandi ibikenerwa mu rugo byo ntibyahagaze. Nturi bubwire umwana ngo igifu cyawe uyu munsi nikigire icyo kiza kumbaza ngo hariho gahunda yaguma mu rugo. Ibyo umwana ntashinzwe no kubyumva, apfa kuba azi ko afite mama na papa bagomba kumushakira iyo akeneye, ibindi ntabwo bimureba. Kandi noneho ku rundi ruhande nyine n'umugore ibi nibi byashize kubera ko yari azi ko umugabo aragenda akazana 5 bakayakoresha iki, ejo bazana ibindi 5 bigakora iki. None wowe uti nta kibazo kubera yuko iyo hajemo ikintu bita kwihanganirana. Niyo mpamvu nyambwira abantu ngo umugore egale kwihangana. Ntabwo byakagombye kuba n'umugabo nyine nabwo bigomba kumera gutyo, ariko nyine kwa ko haba habayeho kwa kuvuga ngo ni umugabo wari go providing, none ntibyakunze. Umugore egale kwihangana. Ni nayo mpamvu abantu benshi bajya batunenga ko umugabo ashobora gutunga urugo imyaka myinshi, ariko umugore yarutunga ibyumweru biki agatangira gucyurira umugabo. Ariko kwihangana, iyo uvuze kwihangana kubera impamvu runaka nyine zihari. Kwihangana ni iki? Uyu munsi niba gahunda yaguma mu rugo nyine yatumye umuntu atajya gupagasa, umuryango se biragenda gute? None se nyine bashwane. Nese ntabwo ujya ubona amafoto ava muri Yemen, ntabwo ujya ubona amafoto ava mu ihembe rya Afurika. Ubwo byari biturutse ko twari turimo tuvuga tuti dore abagabo bababaye muri iki gihe cya gahunda yaguma mu rugo. Ako kantu nidubona mu rugo bakeneye ibi, byari bizwi neza ko ibiboneka mu rugo babikesha imirimo ukora umunsi ku munsi. None uyu munsi ntiwemerewe kuhava, kandi ibikenerwa byo biracyakenewe. Nyine ako kantu dushaka tugasimbuke, kuko sibyo ubu ni ukuvuga ngo niba ibyo bintu bitarimo kwinjira ntabwo ari ikosa ry'umugabo. Aho nakubwiraga kuri iriya mobile money, nashaka kukwereka ko hari ubikwima noneho binahari kandi ntujujura. Urashoberwa ukakira ukavuga uti ndumiwe, ariko ntacyo wowe yabikwimaga ari no muri gahunda y'ubuzima busanzwe ntacyo tutaraterwa n'icyorezo. Ni ukuvuga rero ngo ubundi njyewe n'abantu bose wenda duhuye ngomba kugira inama dore ukuntu mbigenza. Ni ukuvuga ngo niba uje ukambwira ngo mfite ikibazo iki n'iki, j'imagine le pire. Uri kucyumva? Ni ukuvuga ngo mpita ntekereza ikirenze icyo ngicyo nkakigutereka imbere, ugahita ubona icyo ufite ni n'ubusa. Kumbwira ngo umugabo yabuze ikinama muri confinement, kandi mu gihe kitari confinement yari amaye byose,
noneho ngo ngiye kujya gushwana, cyangwa se ngo niba ngewe ndi umugabo nkumva nta kintu ndimo kubasha guha umuryango ntangire gupanika. None se wibwira yuko abo muri Yemen, muri Siriya no muri mu ihembe rya Afurika mbarusha iki? Niba ari bigeze yuko abana banjye bashobora kugira gutya bakisanga agahu ku magufwa karetseho, ariko buri ikintu cya mbere kibabaza birababaje nyine. Ikintu cya mbere kibabaza umubyeyi ni ukuba n'umwana ashaka ikintu cyangwa umwana ashonje udafite icyo uri bumuhe. Nicyo kintu cya mbere kibabaza. Je veux bien, birababaje, ariko turimo turareba ku ruhande rw'uwumvaga ko ibyo bintu ari ibye, none akaba atarimo kubibona uburyo wakagombye kubyihanganira. Hita wimagine umugore noneho bayimye anahari. Abandi bantu rero buriya ngo bahuye n'ikibazo gikomeye ni abantu bari bimenyereye kujya kuryoshya igiparu bareba umupira ahantu mu kabare. Umva ngo ibiparu byarabuze, noneho ngo umuntu akajya yicara akumva mu matwi harimo abo bajyaga baganira, akumva urusaku rurimo kuzamo kandi nta ekara iri imbere yarimo kureberaho umupira. Abo ngabo ntibambabaje pe, nta nubwo mushobora kumbabaza, kuko ubu se nk'ubu ngubu ko gutaha ari saa mbiri kandi ngo icyo umutima ushaka amataguranwa itabi. ariko iyo bavuze ngo icyo umutima ushaka amataguranwa itabi, baba bavuze ngo iyo umutima ushaka ikintu runaka ushobora gutanga ikintu cy'agaciro ukakira ikintu cy'agaciro gake kubera ko icyo umutima ushaka. Ariko uyu munsi ya pas de choix, nta mahitamo. Ntayahari ariko nyine barababaye. Nubwo nta mahitamo ahari ariko barababaye. Reka twigire ku bagore n'abagabo bagiye kubona bakabona bagenzi babo ni abakurajeri. Ariko se ubundi ngo umugore niwe wazaga ataha buri gihe akavuga ati ndananiwe, cyangwa umugabo niwe wavugaga ngo ndananiwe? Ni umugabo, ariko n'umugore byashoboka akaba yarabwiraga umugabo ati sheri rwose wapi kabisa. Nyamara ngo nta mugabo ujya uvuga ngo ndananiwe. Abagabo benshi ahubwo nibo bavuga ngo ndananiwe. Kareka abagore nimwe muvuga ngo murananiwe. N'uwiriwe mu rugo se, ariko ni ikibazo gikomeye. Nyine bya bindi uvuga yakorobse, yamese abana, yatekeye umugabo ndarushye, umugongo uri kundi. Bamwe ngira ngo umuntu yanabihuza n'ubuzima dusigaye tubamo ndetse n'imirire n'imibereho n'izo stress, kuko umuntu ashobora kuba yiriwe mu rugo ariko akaba yiriwe areba seri. Umuntu ashobora kuba yiriwe mu rugo ariko akaba yiriwe areba za filime z'urukozasoni, ibintu byose yabirangije. Umuntu ashobora kuba yiriwe mu rugo ariko n'ubundi nta kintu yakoze cyatuma akumbura uwo bashakanye, cyangwa se bakaba baranabanye atamukunda. Ubundi ngo abagabo, umugabo wenda ntavuga ngo ndananiwe, ahubwo adashaka n'umuhingisha umushike kaho wamushyijyanye wenda nko mu gikenyeri nyine ngo akubitagura arime vuba vuba, ahubwo ukajya kumuhingisha umukenye. Ushobora kumuhingisha umukenye rero bitewe n'ibyo wirirwa ureba, kugira ngo urashaka ko bagukorera ibimeze nk'ibyo wirirwa ureba. Nicyo kibazo rero ingo nyinshi zinafite, asanga n'ubundi uri hafi ni bamwe, abandi arakomeza akareba sisiteme, akareba positere, akareba ku bantu bari kubyitwaramo, akavuga ati iri joro ugomba ukorere nka biriya, nutabikora kakubeho. Si ikibazo se. Ariko ngo abo bagore nyine bari basanzwe bamenyereye ko umugabo aza ngo afite ahantu yaciye ngo yahaze, ngo akaza amubwira ngo nje gusoreza ahangaha, ngo uyu munsi bararira. Ntabwo yamubwiraga ngo nje gusoreza ahangaha. Nyine umugore yabagaho azi ko umugabo we arya umuneke umwe atajya awurenza, cyangwa reka mwite umwumbati, uza kuvuga ko ari ikijumba cyangwa ikijumba. Buri joro arya ikijumba kimwe. Sheri wanjye ni ukuri ntabwo ajya akirenza, urumva, muha ikijumba kimwe. Nanjye namenyereye ikijumba kimwe, sinabwiye ko umugore egare kwihangana n'umugore nawe. Umugabo ntabwo yihangana, umugabo ariko yakwihangana ngo ntibazakoreze. hatabayemo kwihangana hagati yabo ntibyazavamo. Ahenshi na henshi impamvu bavuga ngo umugabo kwihangana bisa n'ibidakunda, ni uko buriya umugore agira periyode, umugabo nta periyode agira. You get me? Ariko umugore agira igihe cy'ubushake runaka kikarangira. Icyo gihe cy'ubushake bacyita ovulation, ubushake bukazamuka kikarangira. Iyo kiri hafi gutangira rero, iyo kiri hafi kurangira, ubwo wenda aho ngaho wamugerageza. Ariko bivuze ngo agira
periode. ubwo rero bivuze ko umugabo ari we wihangana kubera ko hari igihe abikeneye umugore atabishaka. bien sûr, bien sûr, urakoze cyane. Ahubwo aho ngaho harahita hatujyana mu kuvuga ngo abagabo benshi babeshejweho no kwihanganira ko umugore uyu munsi atabishaka. ubwo none se wari umenyereye kujya kwisangirira hanze muri ibi bihe byaguma mu rugo, noneho yabyitwaye none niho nyine nicyo kibazo ugiye gutereta none. umuntu arya imyumbati 5 ate mu ijoro, umuntu arya imyumbati 5 kubera ko buriya iyo twinjiye nyine mu miremerwe y'umugore n'umugabo, ari nayo mpamvu ngewe buriya njya nkunda gushyigikira ubuharike, abantu bagahita banyikanga, ariko reka tuzabigarukeho mu buryo burambuye. Gusa mugomba kumenya ko umugore n'umugabo ntabwo baremye kimwe, ni ikintu kiri aho ngaho Imana yaremye gutyo. ibyo turabizi. Noneho bisanga umugabo ntajya agira pause nk'uko umugore ayigira. Uburyo ibijumba 5 mu ijoro rimwe, ibijumba cyangwa n'icumi yakiri muto, ariko uri kumva ibyo biro byose uburiye, cyangwa n'icumi niyo yaba akiri muto. Mfasha ariko bite byawe. yakoze wenda ari abaraye bashakanye ijoro ntabyemera, aracyafite inzara, aracyabiharaye, ibintu biracyari bishya kuri we. Abantu mumaranye imyaka 5, mumaranye 6, mumaranye 10, mumaranye 10 n'igijumba 5 mu ijoro rimwe buri kijumba. ahubwo iyo amaze gukura ari umugabo utariyahuje ibiyobyabwenge, ari umugabo utaragiye mu bukubaganyi butandukanye, uko agenda akura niko aba agomba, iyo ataragera mu zabukuru atangiye kubijigija, niko aba agomba kurya ibijumba byinshi kubera ko amagara ye mazima ntabwo yavangiwe. Erega nizo mbaraga z'umunyafurika. Baraza kudufasha muri commentaire batubwire. Birashoboka ko wenda ibingibi turimo tunavuga ari biki, ko bakaba bazi ibindi byinshi muri commentaire, cyangwa se n'ikindi kibazo ushaka kuza kubaza uze kukibaza, wenda utaha tuzagere gute tuzabyungurana ibitekerezo. Aha handi rero twahoze tuvuga yuko harimo n'abapapa bamenye guteka. Oya, ibyo ngibyo dusanga twabirangije, ibintu byo mu buzima busanzwe by'ahantu mu gikoni, by'ahantu mu gikari. Usibye no kumenya guteka, hari n'abamenye gutera n'imboga. Turi mu buriri noneho, turi mu gikari hahandi muri ya masaha nijoro. Ariko nanone igishimishije buriya harimo bamwe ngo bari barabuze bagenzi babo kubera nyine ya minaniro, kubera akazi, kubera kudahuza amasaha, umwe akora amanywa undi agakora ijoro, kugira ngo bazahure bikaba ikibazo. Ariko noneho guma mu rugo yabagumishije mu rugo bose mu gihe kimwe. Uzi umugore wahoraga abwira umugabo we ngo arinaniriwe, bikanatuma umugabo nyine ashobora kugira abameteresi outside. Ibyo nanone ku rundi ruhande urabivuga mu bashakanye atari umwe muri za nzego zagumye gukora muri gahunda ya guma mu rugo. Nyine ndimo ndavuga abashinzwe umutekano bo n'ubundi no kugeza uyu munsi, ahubwo kubera ko ari bw'akazi kabaye kenshi, ahubwo ubu noneho nibwo buburiye rimwe. Nyine urumva ndimo ndavuga, reka turebe, ndimo ndavuga umugabo w'umufundi ahantu runaka. Nimvuga abafundi ntimwumve bari ab'igipande n'umwiko gusa, ufite wumva aba electricien, ufite wumva abatekinisiye munye mu buryo butandukanye, ufite wumva na kameramani ari imbere. Nawe ufite inyiko nini vose. Ariko bari kuri kamera kame musari kameramani. Noneho mwese muduhe n'ibitekerezo aho ngaho hasi, muduhe ibitekerezo, mutubwire iki kiganiro murakibona gute. Noneho ugasanga ku manywa umugabo bwana aba yimanitse ku gikwa, aba ari kuri kompiyuta arimo kuzikanisha, aba ari hirya no hino, ni umuvunjayi. Urabizi bavunjisha ku manywa. Umugore ari mu rugo arimo arareba seri, ariko nimugoroba ari bujye guseriva kuri hoteli. Ni umuseriveri muri hoteli runaka. Zino hoteli Kigali isigaye ifite amahoteli za Lemigo, za n'ayandi atandukanye, za Marriott, Serena, ubu hagezweho convention. Ntabwo ari uko bamamariza cyane ariko murabyumva, sibyo? Nimugoroba saa 11 umugabo agomba gutaha, yagera mu rugo agahita asanga umugore yamaze kwambara, yashyizemo uniform, agiye muri convention. Urabyumva? Ntabwo bajyaga bahura. This time amahoteli arafunze, bari kumwe. Ariko hari ikindi kibazo nanone, nubwo gahunda ya guma mu rugo
watanze umwanya ko abantu baba bari kumwe mu rugo ariko buriya nanone kugira ngo gahunda zigende neza nuko abantu mu mitwe baba batekanye kandi kubera iyi gahunda yaguma mu rugo urumva icyambere harimo ko umwe arimo gutekereza ko akazi nakoraga ntashobora kutazagasubiraho urambwira ko iyo gahunda iza kugenda ubwo buriri buri buze gusaswa neza ku muntu urimo gutekereza ko akazi ashobora kutazagatakaza hari urimo gutekereza nanone ku rundi ruhande wenda arimo aravuga ati nari mfite projet nizi n'abantu nari umucuruzi hari abantu nagombaga gupakirira ejo bampaye commande none simbipakiye singize uwo muntu urimo gutekereza gutyo mu mutwe navuga ngo hajagaraye byayo mashuka bayasase neza ariko uzi kusetsa abantu bakundana sibyo byakagombye kubaca intege none se abakundana mu mutwe ntibatekereza abakundana mu mutwe ntabwo batekereza ingaruka z'icyorezo cyateye uribuka ubundi sinzi wowe wenda aho wahuriye n'amahugurwa y'ibijyanye no kugira ngo ubashe gukora ikiganiro neza ariko ndibuka ko bambwiraga bati ugiye kwinjira ku muryango nsuhuza cyane menta wanjye ndagushuhuje nubwo ntari buhite menya ngo mvuga ngo ninde nubinyemera nzabivuga menta wanjye yarambwiraga ati ukinjira kuri uriya muryango ibibazo byose ubisiga hari inyuma sinako no mu buriri bigenda se no mu buriri burya ibibazo byose ubisiga inyuma ni ukuvuga ngo abantu niba ibibazo bisanzwe by'ubuzima busanzwe hari n'ibibazo noneho byihariye kubera icyorezo cyateye ari nacyo cyatumye hajyaho gahunda ya guma mu numara gufata kiriya kibazo cy'icyorezo ukumva uracyikoreye kandi ubizi neza ko isi yose icyikoreye niba wahombye se wagize ngo isi yose ntiyahombye ubundi ikintu mpangayikije ni ikintu cyaza kuntera njyenyine ariko ikintu kiza kudutera kwa ujumura ntabwo cyajya kintwara mu mutwe kinesha umutwe uti kubera iki ni ukuvuga ngo niba bakubwira ngo kwinjira muri studio banza usige ibibazo byawe hari inyuma kwinjira mu buriri bw'abashakanye ibibazo byose bisigara ku muryango na korona nyisiga ku muryango njyewe ntabwo yambuza kwishimisha je ahubwo burareka nkwereke ku muryango biragusaba kubanza gukaraba ntujye ubona abantu bagira amazi n'isabune ukoga umubiri wose uri kubyumva ibyo wari wambaye ukabikura niwinjira wivugisha ibyo ngibyo ukinjira n'imyenda wari wambaye iyo uvanye hanze mu gasozi wenda uyizanyemo korona ayo mashuka ntujye ubona abantu bagira portemento buriya ni ubwo twaba twinjiye mu bintu bijyanye na yoga n'imitekerereze ibyo bita ayurvedic massage ayurvedic medicine kuko mu by'ukuri buriya umuntu w'imbere niwe urwara mbere biri ubona umuntu yarwaye buriya umuntu w'imbere niwe wapfuye mbere niwe uba warwaye mbere ni ukuvuga ngo igihe cyose ukuyemo ikoti ukajya kurimanika kuri portemento uhita ukoresha niba nabyita umutongero kwa kundi abarokore bavuga ngo baratura kankoreshe kwatura ko barakora uhita ujya ngo ibibazo byose mfite intambara zose n'imibabaro yose n'imihangayiko yose mbisizemo hano uhita umanika ikote abadukurikiye baze kudufasha ngo ibibazo byaturutse ku ngaruka z'icyorezo zatumye hajyaho gahunda ya guma mu rugo donc ntibikwiye kugira icyo bitwara abantu bakomeze amasuka murimo kuyasasa ikintu cyavuye ahitwa Wuhan kikazamuka kigasiga Pekin cyasize Pekin gisiga n'indi mujyi wundi Guangzhou gihita gitangira gufata za bindi bice Ubutaliyani kirayogoza kijya muri Espagne gifata France kijya Belgique kijya muri Amerika kiza muri Afurika cyagutesha umutwe gute aho ngaho nongera mbwira abantu ngo wowe ubuzima bwawe watumye bubaho ari ukwitekerezaho kurusha gutekereza ku bandi uyu munsi ubihindure yes kandi ahubwo impamvu nyine hari abantu babaye kukurusha impamvu atekereza ku bandi binamuhangayikishije nuko atirebaho wenyine arareba no ku bandi arareba ati se nyuma yaho bizakomeza gute bimeze gute aba yatekereza ku bandi baradukiranure muri komande aba yatekereza ku bandi ahita abona ukuntu USA iri gushyingura abantu benshi agahita abona ukuntu Italy yashyinguye abantu benshi agahita abona ukuntu Afurika itashyinguye abantu benshi pa rapport y'ibyo bihugu bindi navuze agahita abona ukuntu u Rwanda nta muntu n'umwe urapfa azize coronavirus ubundi agahita avuga ngo sava finir ahubwo ikindi kibazo nanone cyo mu buriri ngo kuki abantu batajya ubundi babyumvikanaho mbere ngo muvuge tukivuga kuri ibyo twabuze twibaza abarya ibyo bijumba bitanu mu ijoro rimwe ngo kuki abantu ubundi batabyumvikanaho ngo muvuge mutari ku bundi
birakwiye ko tuzajya turya ibijumba bibiri gusa. Ubuse rero naho ngaho abantu bose bagiye bagabanyiriza intege ubuzima bwabo cyangwa ugasanga ubundi baravuga ngo l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Niba bavuga ngo Afrique c'est le berceau de l'humanité ni ukuvuga ngo ni twebwe andi moko yose yakomotseho, sibyo? Ubundi nitwe twakabaye tubatekerereza, right? Nitwe twakabaye kuba tubaha guideline, tukavuga ngo ibintu bigenda gutya bigenda gutya bigenda gutya bigenda gutya. None au contraire twisanga barimo kuvuga ngo ibyatsi ngo originaire de Madagascar, ngo originaire de Chine, originaire de Chili, originaire des Amériques, originaire d'Asie. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko Imana yaremye Afurika ntiyabiha ibyatsi, ako ni kamwe. Ariko icyo nshaka kugaruka kugira ngo mbashe kugusubiza neza ni ukuvuga ngo abanyafurika nta mpamvu yo kwirimita ubwira uwo mwashakanye ngo muze gukora tubiri twonyine. Imana se nizo mbaraga yaguhaye. Ubundi se tubyumvikanyeho bitwaye iki? Kubyumvikanaho se kubera iki? Niba ari 10 ni 10, niba ari 7 ni 7. Tubona umwanya wo gusinzira, none se mwijoro gusa nicyo kikwiye kuba gikorwa. Umwanya wo gusinzira sasa kubera ko musigaye mureba amaseri, mureba WhatsApp, mureba YouTube. Oya, kurumva mwijoro Imana yaremye amanywa ngo tuyakoremo imirimo, ijoro turyame. Ariko muri confinement nta kibazo mwari mufite cyo kuvuga ngo murongera kujya ku kazi. Ni ukuvuga ngo ahubwo babagabo badakunda ibintu n'abagore badakunda ibintu hari hageze kugira ngo noneho babikundishwe. Urumva byari gushoboka gute ku manywa kandi turi mu nzu n'abana turi kumwe? Ku manywa ahubwo nyine kubera icyo abana bagomba guhishwa ko ibyo bintu bibaho kandi baravutse kuko byakozwe. Noneho niyehoshiye gapfe abana barimo kureba. Hoshiye gapfe oya, ariko urabasobanurira kabwira uti papa et maman vont faire quelque chose, c'est privé, restez là jouer. Ukabibwira umwana papa na mama bagiye kwihengeka kwaje kwa plan cyane rwose. Wese umusigiye ubundi se wagize ngo ariko ibaze kubwira umuntu ni kwicara hariya ugafata buriya nkundi inyama ugafata inyama ukazirya ndi kureba, ubwo se ngewe nturimo kuntera ipfa. Umwana se niba atarageze igihe cyo kurya inyama ugira ngo hari ikibazo bafite? Ibyo ngibyo icyo kibazo gishobora kuvuka kuri babana b'abadolescent batangiye kumenya kurya inyama. Ariko abo bana batangiye kumenya kurya inyama anytime aragenda akazirya ahantu utanazi. Nta mpamvu yo kumwisha ko nawe ukeneye kuzirya. None umwana uyu munsi uko byagenda kose umwana aratekereza, umwana aribaza papa na mama bagiye mu bintu ni ibiki, arashaka kubimenya muri bwa buvumbuzi bw'abana. Iki kintu tuzakiganiraho n'abantu badukurikiye badukize. Kuko hano ni ukuvuga ngo umuntu kuba habaho relation sexuelle, ni ukuvuga ngo imibonano mpuzabitsina ari nayo yatumye babana bavuka. Ese byagogombye kuba tabu abana bakamera nk'abashyizwe areka, hariho umwana atangira kuvuga ngo umwana ava mu mazuru, umwana ava mu mukondo, ngo bashyirangwe intanga mu matwi ngo zigahinguka mu gitsina. Ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Gusobanurira umwana ubwo buzima bitandukanye no kuvuga noneho mama na papa nibyo bagiye gukora. Mama na papa nibyo bagiye gukora nyine kwa ko babyemerewe. Kandi ariko ibaze nk'ubwo umwana wawe w'imyaka 4 cyangwa 5 agiye nko ku muhanda mu tundi twana bakina ngo murabizi, ahubwo ni naho ugomba kunamwigisha ngo nsanga mama na papa bari muri ye gapfe nyine. Mama na papa barabikora, bakabikora babyihisha, wa mwana bamara kubimuhisha wa mwana yavumbura ko babibonye, mama na papa bakamera nk'imbeba iguye mwibuye cyangwa se